Damascene murakomera cyane umugabo we makuru y'imisi neza murakomera garanze rero nk'abaturage bari kumbara bose barabwaze abaturage babikora neza ariko kubitwara ariko nta muntu ujya kuba yambaye muri mugende ese ubundi buriya abantu batazi Damascene neza Damascene ni muntu cyacyo yaturuka he mu kanama bandi bizindi wirondora Damascene rwose ni umuntu ufite ikibazo gikomeye cy'ubumuga cy'amaguru kuko yagira ari umushyikirano arinda amashyira yose kurinda amashyira ukaba byarazamutse hose n'umukara hose nta ibisimu byaranze hegereje isaha y'ibara kizagera kwitora ariko uretse gusenga nta kindi kintu wakora kuko biba bigoye cyane ariko zihangana n'ibintu byose cyagira umugore n'abana mushiki wawe ndamuzi mushiki wawe ntabyuka aho aryamira aho aturwa n'amajya neza Jaliza na mwana we ariko meze akira bakwiye kubera neza bari kwa muganga wa mwana wese mwana we namushaka agira ngo nabyo ko ari bite mwana igihe cyo basaba gukora ubwo ni ikibazo karaza byo kuza gusura kuri bato ushobora muzira kuyikoza ese nta kintu ubuyobozi bujya bugufasha yaba abayobozi mu mikorere sijaba sisinzira ndarahica Kigali siga ryagenze gute gihe ndabona ubuzima bwawe buguye ikibazo ufite gusubiza umutekano w'ikigo umusarane baba baramugabo barabera ikibazo cyawe ntabwo ukizi ikibazo cyawe urakizi kihanganira gutuza gusengerwa ati kandi n'umuntu uzabigufasha gukora nicyo bazi umubiri ubu uzajya umubura ajya mu mashuri yo kujya kwitera ikibazo ikibazo yagushaka kiba agushakira n'amigare ibyo ngibyo ati kuko n'ubundi iyo mitungo izakurica ibintu cyarire turi kubibona wa mugari ku muntu tutahiye iyo ntarengera ibintu kiba ukaba ujyana ukirandika nta nubwo ari kubitaro hasi ukanabona igicuri kenya bicuri bikora none se ubu mu rugo haba hasigaye bande iyo wagiye hakuno wagiye harafunze nyine nta wajya ngo nta kintu kiri wakora gusa ubwo se ubuzima wabona bumeze gute mu rugo ni he wundi ubusanzwe kuvuga ubuzima mu rugo ni ugutuza n'abantu kuko isi birashobora kujya gufata isi bagabike urabibona iyo nta cyo bashobora gukora ubwo rero kubaho ni abaturage dukesha niyo bakubona gukoresha kandi kenshi kenshi biza kandi no mu rugo kujya mu rugo se ubundi jyapa nuko se impabari mu kwamagana kwa muganga wamaze igihe kimwe na gute
umaze igihe kingana gute kwa muganga? imyaka 10 umaze imyaka 12 uri kwa muganga? Ni hehe? Sashibi wamaze ingahe? Ubuse ubu ngubu umuntu agushaka gukura hehe? ubu urashaka yaravuze kwa muganga telefone barayigiye ariko mfite icyizere ko ngomba kuzana icyizere yuko abana ukiza amahirwe ukabona ko umuntu wafasha akabaga telefone ye akajya kamfasha n'uwaje mfasha yadufasha kuri telefone arabifite mu rugo ubundi uvuka mu kahe karere, muhe murenge? ariko bisagara mu Kibirizi. Umurenge wa Kibirizi. Uburwayi bwatangiye kuza ryari n'iryari butangiye kumufite? Kera ari ubuvuzi bwaragendaga agafite n'agahinda ariko biza kugakoza kuri ubuhinduka naje kujya ku rusengero mpita hasigara n'umuryango uhageze wikubise hasi iguka n'ikintu bacika bamajyanye Butare bajyanye ibitaro by'ubuzima bamujyana Butare Butare bamaze kinjira buri cyiciro bari cyaraza ibyuma hariya barambwira ati wowe utegereje ibyuma bizavuga mu buhinde tuzabe kwa kintu twagufasha barabya tujye rwagiye kamera ubundi mugote niwe wahazikira tujye kamera amazi ubu ni ukuvuga ngo turashaka ko byibuze ugerageza ukatubwira ubuzima bwawe muri rusange, amazina yawe, ababyeyi se ufite ababyeyi, utuganirize muri make uko wisanze nyine uri mu bibazo bigoye wabana muvukana. ariko aje kwisanga niyo ubuzima bugoye bushaririye aje waje kwisanga muri Nyakatsi katsogera ko neza kuza gutekereza ko se yari igiye kujya kwa muganga rero bazari bari ibibazo gakuze ubu bibazo nabi ntabwo sigira nabi gikora ukeneye ariko yarakuze barakoze rero akagiye n'ubwo neza kw'ibitaro kugenda sinabara n'icyumweru kimwe n'agasura ku bitaro byaranze ubuzima bwanjye baburagoye nyine cyangwa abantu bagituye bakigenda bose arabigoye rero urabona amashyira ageze mu kanwa ushaka n'iciro amashyira iki cyose cyarabyimbye ni ibibazo ufite ubuyobozi nta kintu ubuyobozi bugufasha wenda kuri ikibazo cy'uburwayi bwawe, cyane ko nta kintu bukizeho? ubuyobozi ariko ntabwo yabushinja bwambaye ku kibazo ikibazo baragikora rero byengera by'amataribwa ari gupfa ubwo mu gice kibibafasha. ubu mu rugo se uba wahasize ndetse ufite umugore, ufite abana, bimeze biti? dusobanurire neza tuganirize mu kiganiro kirambuye. Wari ufite umugore? Byagenze gute kugira ngo muzane byongere mutandukane tuganirize? yagiye se mubyaranye byagenze gute? bamurijwe cyane cyane umugore ikibazo muvukana n'abantu bangahe? kuvukana n'abantu bari batatu bari bapfuye asigaye gushishikara ubwo musigaye muri babiri? ubuzima ni ubuzima bwawe n'ubugoye
biragoye cyane ntabwo wajya kuba ibibazo rwose ubu ni ukuvuga ngo uri kwa muganga perezida Kabgayi ufite umurwayi kugeza kuvugana ukoze bike ntacyariko rero ko waguze kandi ndi kwa muganga yajya yicara mu rugo rwose niyo mpamvu cyari kumubona no mu rugo ariko barakubitabira avuga ati tujya gushaka ejo ngira telefone ya telefone aguhamagara ugahita mu ndi muntu wabose handitse nimero nabi urumva ko cyari ikibazo mbese ufite umuntu mu rugo rwawe urivuza ukirwana byose urabona ko nabyibaganye hose rero nabyibye hano hose agashyiraho n'uruhu sinenga mu maso ni ibibazo ni ukuvuga ngo abantu bagukunda abantu bakuzi bareba ikintu bakumarira byose abantu babanzi barankunda barwara bagashaka ikintu bakorera kugira ngo babone umuvugizi bagakora icyo kuko biragoye utubuzo bugoye cyane nta miti ikibona imiti bararantu babanze baribura ese nayikura hirya kibura nkajya barasinzira utararika ukura yitwa umuntu wese yashaka bose ntiyambura pe ntasanga no kwa muganga ntabwo ahubwo tugomba bakireka n'agatelefone kibura muzanga bikore twari gushyigikira cyumvikana rero ntabwo ari umuntu yanjye ubashe kugira gute n'ubashe bajye bamuhamagara rero bakoze ikibazo hari n'abantu bamarira ababyeyi cyane abantu bakurikiye rero kukugurisha cyane muri yanjye barabikurikira kuko muri yanjye biba bafitiye amahirwe n'umbonye wese agira amahirwe rero ntabwo abakoze abaturage wese telefone yawe wari ufite wayiguze ufite byagenze kugira ngo bari bagiye kuyigura bagiye gushaka wenda n'ibintu kwa muganga wiburiye kwa muganga baramuzi baba bambaye bakuyemo imyenda ntabwo tugeho uwo ni umuntu wari wasigaye imyenda niwe wayitwaye ubona basigaye wayitwaye ntiyakigeze asaza imeze n'ibibazo ntabwo ari impuzu barasigiye ukeneye gukora siporo rero ugashaka ukareba isura ku muhanda kuko abantu bakoze ni benshi yigisha basa n'umuntu ureba umwaka w'ibihumbi 12 turi mu telefone ntabwo akari amatoya ariko narayabuze isura ku muhanda ikasubira ku murongo narayabuze pe telefone ayikundaga ngo wanamuhamagara cyane ese bazajya bagura gutya ariko kubera ko n'ubu ugiye kuyitwakurisha nk'abantu niba hari inkuru yigeze gutanga yenda nk'urugendo bageneye ruguru nka bitanu ubona bazashwakurisha reba tanga nimero yawe kuko urayizi nimero yanjye mwagendera muri yigeze gukora inkuru yayivuga mwagendera nk'abantu uragaza kuyitanga ukaza kuyitanga nimero yawe urayifite ugendera ya nimero yanjye ntabwo yibuka ugende twakwisha hano byari izanuka urabifite ntabwo yamukisha isura yibuka nimero yawe ubwo rero wayibona ayibonye ayibonye wafasha ukamvuga ayibonhereze uyibabwire ayibonhereze uyibabwire noneho isaha iyo ari yo yose abagira ikintu yakumarira ikintu cy'ubufasha yaguha yafasha
byamfashije rwose kuko ni ikibazo gikomeye kigoye yo kuvuga ngo ahita agishwakisha wari agacisha muri telefone agamukura ubona rero muri rero agashyiramo kuko telefone bari ingenzi ubundi raraguye agenda agwa nuko amutu ibibazo ntibabwiye nyine yibabwiye imibare ntuzi kuyisoma imibare ntabwo nzi gusoma wowe wafasha nta kibazo kiri nafasha babwiye 0,8 0,8 nimero yawe 0,8 0,8 18 18 52 0 iyo makumyabiri zisubire mu 0,8 0,8 mirongo irindwi 70 makumyabiri nimero yaje iyo bashakiraho tukaba twabasha kuganira yagira icyo amara akakibarira kuri ikibazo gikomeye cyane ufashe Damascene amerewe nabi rwose ibibazo bikomeye yarabazwe ubu barabaze amataka ya bose bagashyira abahanuza bamukararida yarabuze mbese mbere mu buzima mbese ntabwo umuntu rwose utarwaye n'urwaye abantu bose bajye bareba bajye bakabwira muganga rwose n'ubwoko ari cyane gukora ikibazo gikomeye ubu twagera ashiremo rero ubu tuvugana kano kazi nta karimo ntukajya atungutse ibintu ariko noneho baravuga ati kuri simuza kugira ngo uretse kubara ikibazo cyawe kugeza ntabwo batageze barabona amagufwa yanjye yose arose babwiye abantu ibitaro byo kwivuriza ariko ari gahe ikintu kirakunda kuba kwifuza rero bisha mituweli ariko cyari gikibanye n'icyaha ibitaro ntabwo ubushobozi bwo kwigura ndetse n'umukwiye kuzibika nta kugenza nk'ubu umuntu wavura amahanga byibura nkabasha kuba nagira yabasha kumira gukora kumira biranga dore hose harashije haramutse uburwayi aho kwitama imbona habyimbye iyi harabyimbye harimo amashyira amashyira ashobora yo nciye hejuru abonye ikiranze kubyimba kwivuriza mu bitaro byahe kwivuriza mu bitaro byahe kuko biriya bitaro by'iwacu barambwira ati wowe ntabwo tumushobora wowe ikibazo cyawe icy'abantu b'inzobere ugomba kugenda baraza inzobere mu karere muzajya mugira bakabara bagupima kurwara kuko twebwe ntabwo twashobora ubuzima bugomba gukorera baca bandikana hariya iyo bari mu karere k'igihugu tujya hehe jya mu kigo kigiye ubwo rero ugura kwivuza bikagora ahantu urabikora ntabwo rero ubundi yaciye muri sekarere babwira ko amagufwa yagiye amuzwe yose yashize no hejuru hose amagufwa akoresheje ati ko amagufwa yashize nagukorera iki byaba gakisi usize arwara mukase arashobora kuba aratunga n'ibintu barabiraka bari bari mu kibazo aho baturiho wowe igenda kwifuza bw'ibiki mfite umuti wakomeje muri kaboko byagutse amagufwa aracyavunguka se yaravuga akanamuka y'abatambuka babyura bazamura aya mashini ubona niyo magufwa yahujwe yashishije cyo muri sekarere ntabwo ko bamukoresheje neza ntabigenza gusa ikibazo uzi nk'uko byagenda uko ariko kose urabona ikintu gifasha kubera ko cyane nk'umuntu ubonye umuterankunga kafashe byibura nkabona yavurwa imana yazamurisha nanjye namukunda
mbese si gucara mugore agaturusha gishuti kuyibana kama gucara umugore usigura ntabwo usigura nasa ikindi abona amatelefoni gushaka abona amatelefoni gushaka izo niba bashaka kumugora bakabaza gukomeza ati bimeze bite wagiye ngiye kumugora ati reka jyewe reka niba reka ndabishaka bashobora kugaragaza bashobora ariko bose bafasha yabyo birakomerewe cyane bigaragara bimeze nabi cyane kumenye sinigera mbona inshobozi sinzire byaba nicaye murabibona mu baturage bose rero kandi narabyibaganye ariko yagashyira cyo gusohoramo bakabona ibishyira gusa byose byarabyibye ibyo dukeneye guterwa inshinge ubu rero guterwa inshinge kandi hari n'imiti wandikira ukabona uko uyigura kubera hari imiti bari gukenera mu gukoresha iyo gishobora kuba yabyivura cyenda muri abo ariko rwose ko umuntu ukora agirira impuhwe abana n'ijambo urabizi ufite abantu bagukunda barahagurutsa koko ntabwo barakunda ntabwo umupira n'abandi ariho bakunze bazabigenda ntabwo bihebura rwose babyeyi banjye bana banjye mugurikiye rwose mugire neza ubwo rero kuvuga ngo hari inshinge ushobora kuba wandikira ibinini kandi basanga urareba ugasanga hari imiti bakwandikira mituweli ntibe yayivura niba hari imiti bakwandikira mituweli ntibe yayivura ese damugongo niba wasanga unywa inzoga ukaba wanywa inzoga kandi uruzi ufite ibibazo by'indwara burya mu nzoga gakije ubundi bwakora icyo cyo bacyumva ni uko agasenga kuko inzoga ni ikintu kibi inzoga bayishyizemo rero ntabyibonana bose kandi ntabwo niba rwose byaba ari byiza cyane kubera n'uburwayi ufite ushyizemo inzoga byatabira ibibazo rero bashyiramo inzoga mu biribwa aho bashyira mu biribwa byo mu gihe baba bakiza barayitse ntabwo ujya kudoga nta cyane kuko ari ikibazo ubu ugiye kuva hano dusubira ku bitaro reka mpabisubira ujye kureba ko yerekana n'igiti cyose cyo kuryama n'abana ubuzima bwakomeye ntibabwiye ubu ngubu rekuye biyipana bamutwaye n'amashyira aho amashyira ari kwambara ibipapuro byinshi ngiye kugira ngo bidasohoka hanze umuntu wenda kubera kigali ibishyi byakoze niho byarusanga haguye cyane ari amashyira gusa ni ukuvuga ngo abana ariko se ntibagushyizemo tije kabona ko igufwa ryarasohotse bazifasha mu tije ryarasohotse kuko ntabwo gafasha ibyo baterura karapfuye hasi karapfuye hasi nubwo kagendesha kumva nagenda niyo tukiri sitizi uretse hejuru yo mu bwoko kuko byavuye kirimo n'umutu ariko igice cyo hejuru gucira hano usubiye hejuru nta kibazo rero aho turabona ko turi gutuza agatuza urabona ibintu turimo hano rero urabikura ntaramutse rero ko amaze ari ikibazo none umurwayi niba nta kintu uje gufata yo kugira icyo urya yagize amahirwe akibona ntabwo worohera umuvange niyo mpamvu nifuje ko twaganira ubuzima bwanjye mbese mukagiye mwazaza no kubusura
tukaganira tukamwicara bakumva ikibazo cyacu baza cyangwa barakiza ati byagenze bike bimeze bike genda n'uwaje ikintu bohereza mwafasha kuko benshi barangurikira urwego rw'iki ntaza akibwira umusaraba w'umunyamuriro niba akurikirana n'abara igihumbi nawe wajya bagira ikintu bamufasha babaha nanjye igihe cyo gukora ukuguru yanjye umeze nta gihe se runaka baguhaye ushobora wumva uzamara mu bitaro nta minsi baguhaye mu bitaro kugira ngo uzane wakize uzabona nta gaciro mfite njyewe nta n'icyizere mfite icyizere mfite ni uko ugomba kuzicarana nta kintu ariko hatana ntabwo haganje n'icyo kibazo kuko biragoye nawe wikiheba kuko byose birashoboka barahunze ariko se abasirikare b'ikibikana wowe karamba yarahageze pe barabwaze zikumvaga ndakabukira ngo ndababwaga ndabona ujya mu bose ubwo ajya muri bomboni cyangwa ubwo pfagaze wikanombe cyane byari byagenze gute gusa n'iteka byinshi n'ifatu nyinshi nyinshi yarabwaga rwose barabimakanye cyane bibabigenza gusa kanambari randevu yindi bigeze bongera kugutse karamba barabwaze birakubara kugira ngo urakize birarangiye barabwaze bagukora warose ikibazo cyabo bagukora warose baragakiza kujya bari ibintu byose iyo barabuze ubushobozi bwo gusoma bari bamayage ubushobozi bwo gushyigikira ntabwo bari kubigenza rero ariko rero basize rero abantu cyangwa amaduka abana bafite ikibazo baragira abashyigikira byafasha randevu uracyayifite yanditse yanditse barabibitse ubu wabwo n'ubufasha barakugura i Kigali yenda nabo bareba ko yakiri barenda bagarura kuko ndabona neza dufite abantu byose kandi bimara igihe kinini bagenda bakwakira iyo mu Kigali ariho bavuga yose bafasha cyane rwose kuko urumva inaha urumva ni imiti n'inshinge gusa iyo baheshiye cyangwa bakamuti bagagabyindutse yagashyira agashyira byabifasha ko bitabasha cyane n'umuto ubwo yagiye yatumutse hari ikintu cyose abaturage kugera kigenda rwose n'abantu iyo ari kumusobanukirwa bavuga ikibazo n'umuti yandisha tugusubira mu rugendo kugira ngo basinze numva no kugendagenda n'amaguru cyane bituma n'imiti baba baguhaye imiti n'ababicaye bakakwica kubera n'ibyo byanjye sibyemeye abatwara hose umugore muke sinigeze n'umuntu ugenda kamwe gato kwicara rero kari kari kurwara iyo uvuye gukora icyo kintu agaciro umushyitsi ari gukomeza nawe yavuye mu kuntu kumeza aharyamira nawe ni ikintu nawe ni ukuntu ikibazo bafite ni kimwe n'amagufa yose bakoresha no gukora umwana umuntu wakora nawe ariko ntabwo wenda indwara isa ntabwo afite ikibazo cy'amaguru nawe ni urupapuro niba ko ni ibintu by'umuryango nyine mbese ntabwo utari gutwara ikiganiro hano hagiye kuko biragoye kubyuka mbese rwose umuturage rwose ujye murwanaho ukeneye gukomeze murwaneho ujye mufasha ukeneye ko iminsi yakwisirika ubasha kuzagira kuzaba mbere y'imana muzabibona we muremure nta kibazo gito
bavuga ngo n'abaganga barabafashwe abatutsi nta sano bari bafite kugira ngo mvuke gusa umwe yari atuye muri Kibuye gaciye muri Kose aho bari bahuze ahubwo ni nkari z'Imana babiri bishaka barahuze abantu bakurebereho bakugira icyo babige bati bari ariko baragutya cyangwa se akagira gutya ariko bari muri kugira mukwiye kwigira kuri jyewe kurengera ikaramu baravuga ati niba bari kurwara barekeye kusikora mujye mumenya niyo mwaseka isi mugende n'umuco wenda kibiri wa mugabo ukunda udakubona ariko ufite ikibazo baratabarutse ababyeyi bari bazima rwose baratabarutse mu gihe mu wowe mwaka batabarutse mu wowe mwaka ababyeyi bawe batabarutse mu wowe mwaka reka n'ikirere kera cyane kera bakwirana aho ngaho k'abandi ahantu hari cyane bashobora basize ku isi muri abantu batatu namwe uriko yapfuye rero uwo musiga muri babiri umwe nawe umuhungu cyangwa umukobwa uwo ni we muhungu umwe baryamye urumva rero ko nta nuko ari kuvuza umuntu bari bagomba gucura umuryango nawe ntabwo rero bakora ari kwikora bari none rero kabisa ese akabantu bose bashize abantu abahakuye byose ababigoye no kujya biragora si ikibazo ariko ntibibaho ntabwo nawe waba ugeze muri iki gihe nta n'umuntu we mwigeze kuba mwagira uko muvugana cyangwa se mujye no mu rukundo wenda byanga ariko wenda abana bigerageza iki ntabwo waba ugeze iki gihe nta muntu waba mwageze mukundanaho wenda cyangwa se mube mwagira mu rukundo yarabyarwaye gusa reka mubwire ikibazo umwana yaramubyaye w'agakobwa gacamo w'umukobwa ariko nubwo urenze ko akahe akabona kubera ko umuntu mbese nta kana ko kagira ikibazo k'indwara kagakorera bajya bamufata bagiye bitekeye ko ari baravuga umwana wawe warakanakoze abahe se umwana wawe bavuye mu mutara mu mutara bamaze kuba inkumi na kera bamaze kuba inkumi ariko bamaze kuba inkumi batari batoya baracyari mutoya batoya muri uwo mubyeyi we batoya nawe ariko umunezero kurwana bakujya cyangwa bakujya kwita imyaka baramuzi yagiye yahise agenda ari ubuhinzi nyina yahise amujyana yahise agenda barahaye ari ikibazo nyina se mujya muvugana niko damase nyina w'uwo mwana wawe mujya muvugana nyina w'uwo mwana wawe mujya muvugana baravuganaga kera aho telefone bayijyaniye hanze bamushaka kujya baramutera kuza gushobora kumushinga akagasimu kabagenda barangiza bareberere umugenzi wabo bakagenda cyakoroshyeho uwo nyina se niwe wagutaye mu bitaro uri muri bongo rero nta kintu yawe ariko kureba niba yaragutaye yareba niho gukomeze bamukamwica ese kwagura umuhari burya basikiye biba bigoye bari ikibazo nose damase ubona uburwayi bwawe bwaratewe n'iki batewe ubumuga wavukana rero uko dukura uko tugera dukura tugera duhura n'ibintu byose by'uburwayi none ni iki wasaba ubuyobozi ko bwagufasha ko ubundi uri mu bibazo bigoye kandi n'umuvandimwe wawe nawe akaba watubwiye ko ari mu bibazo ugafashwa nande we kurya umuvandimwe wawe ninde umufasha ko ubu udahari nawe akaba afite ibibazo ubwo aba yahaje
yenda yashatse guhindura ninde umutunzi se Aha Kibirizi se mufite isambu mufite inzu mufite aho muba nta sambu ababyeyi babasize ubu iyo utashye uramutse utashye ubu se nuramuka utashye nuramuka utashye uzajya kubaho reba icyo ushaka nta kibazo gutereka abakomeza nta kibazo nuramuka utashye uzajya kuba he iyo nzu bayubatse muwe murenge hejuru y'ibitaro harimo umuriro se harimo ifite umuriro n'amazi mushiki wawe se mushiki wawe se baba muyihe mwese muri mu bitaro mwese nawe ni hari kuri Sachibe nta muntu ubarwaye muri papa mukini cyangwa se yenda ni iki wasaba ubuyobozi ko bwagufasha urasaba ubuyobozi ko bwafasha abasha kubaho mu buzima bwose kuko bimeze nabyo turwaye rwose turukunda abana sinabyibuye ibintu rero nkaramba amashyira ntabwo ndarwaye cyane ntibafashe cyane rwose babwiye ntabwo tukamera akagenda kacu Yani turabasanga maisha ikibazo mfite ni ntabwo wempe ntabwo iki mu mahisha ntabwo rwose nifuza ko tuganira mu by'ubukomezi ariko urakoze kuba wihangana muhaye igimirwa akubwira ikibazo cyanjye kandi nshaka yariye we nabanza buriya iyo bazaje yagira ikibazo cyangwa nta kibazo kigira ngo ntibakize nabanza nicange mu rero ikibazo magana atanu ya no ngero kufanya chukua pesa zako nunua ngojere chukumbaza murambaza sense wandezi ubu ngubu mushiki wawe harya ngo nawe afite ubumuga iyo bitungura bimeze gute ubumuga afite bimeze kama kuvuka nawe uri nkaho uri kukwagire akabyara nawe ikindi ndamutse ntashye ndifuza ko muzaza mu rugo bibagaragara nakubwira ko ariko mwazamura bita muri sheneri kaza mukagaruka na ruguru bita mukareba areba uko twari ikindi ndi gusaba
rwose asaba ndamutse agiye muri ubu buzima bwo kwihereza kuko iyo ugiye kwihereza uravuga kubera ko ntabwo ese wajya waba kutumenya wajya waba Aramugeza se naragezeho nyine nabundi kumubona umuvandimwe ngo yasa n'atuye uzanire mirinda n'ubwiwe ko bose bari mu bitaro hano kuri sitasiyo sabe niwe kuzana bana umuntu umwe barwaza umuntu uri kuri moto 40 umuntu uri kuri 40 mbese kuri wowe n'umuryango wawe nk'uko buri wese mukeneye ubufasha kubaho kwivuza ko biragoye gukora kwa muganga uretse ko nanjye ngurima ko tubayeho nabi n'abana ashobora gukora ntakibwira ko yewe ndanagwa nicaye yakoraga mu gatemba kuri ntabwo nakina muri karosi ikintu ni ikibazo kugira ngo niba mbese tubayeho nabi biragoye rwose ari ikibazo imiryango y'ababikira ababikira bajya bagusura se cyangwa bihaye imana kuki nta miryango y'abihaye imana igenda ifasha abantu cyane niba nigeze kugera bavuga ngo kuki barakoranye bashaka kuzongera agasubirayo kuki bari babikiye n'amavuta bavuga ngo gukira ubutweranye n'amavuta ibiri byari byafashe neza n'umwami arambwira ati kintu tubigura aha n'aha amafaranga ariko hose biragoye ubuzima bwawe urumva nyine ubuzima buri ahantu hatari heza ahantu hatari heza ibyo gukenera nyine indi izindi sapoti iyi si iraguha twaragushose twarakubuze bari barambuze kumva ari telefone yanjye urabona ko yari no ku rubuga ahantu hose bari bari bifite ariko kumbura ikibazo kikaba cyari ikibazo gikomeye ikibazo cya telefone burya kuri telefone nta hantu uri n'ubuzima ntabwo buzongera bugenda telefone umuntu arakubwira ati ese ko dusa nawe bakora kuri telefone ubuzima yenda akavuga ko yanakora ariko kuri cya telefone yafashe urabona niyo mpamvu ugomba kugira gute ugomba kugenda buri wese ukanashakisha burya yindi yizanga ubuyobozi ariko telefone uzayibona uzayibona ndabyizeye Mana yamfasha tuvugana ubu ndagenda turakoresha ku wa mbere turakoresha ku wa mbere iyo umuntu aba yishyuriye ko yenda azajya ashaka ajya abasha kubona ko nta telefone gutegereza abandi kuyiga rero umuntu uzabona azagira umuntu muri amafaranga nibura na telefone yamufashije kandi abyumva bimeze nabi mbere nabi nta kuntu bimeze ku isi mbaye ubuzima bwawe bose bafashe iyo nabona n'agatuza abaturage kujya ku murongo wenda nkajya kubona n'abantu no kuba arahamagara umuntu iyo gifite arahamagara nk'uko ari ibintu ntabwo ahita kumva
uyifite reka ntiwabura n'ubufasha kubera ko wabona ko wajya uhamagara n'abavandimwe n'abandi. iyi nahamagaraga n'abantu nawe nigeze guhamagara umwana wanjye wakorana baramfashije barakoze barije kuvuganisha rero mpamvu nifuza ko tuganira rwose muvandimwe ibi bintu bizabisigeho abaturage babone nta kibazo kirimo kandi bazakurikirana benshi icyo tugasaba bajye bahakurikira nta kibazo. N'icyo gihe mbese umuryango wawe ugarukira he? Ba nyoko wanyu ugira, ba mama wanyu, ba so wanyu, ku bantu bose. hari n'uwigeze ukura muri tuwareti mama wacu ubwo yigeze ukura muri tuwareti abaganga bamukurikiye arabagura nawe umwana mutoya nyine aragiye agira amagana agiye gukorera kuko baguye muri ibara kandi za tuwareti zari kubona imashini zarigenda ntabwo ari kuboneka ko ari indwara kirimo kuba mugomba gushira indwara rangije aragenda umusigira vuba afashe umwanzuro wo guta muri tuwarete nta kintu ubona, nta kintu mu mutwe, nta kintu yaragiye kuguta muri tuwarete. bari baramusekaga kera nyine baguye bagita amazina y'amazina y'amazina nyine urabona cyane ntabwo ufite uvuga nta gaciro bafite buri wese akubwira ngo ikigira akaba yagutuka akaba yagakwega kera yabonaga nta gaciro niyo mpamvu yamukoze ariko sirangurira yahindura ntabwo yamukoze kuko ntabwo ari muri shitani yari yabere ndakijijwe pe niyo mpamvu ugomba kuvuga ngo ugomba kwiringira nawe uzababarira uzagira umuntu ubabarira buriya yabarira umuntu imana amubwira kwera nta n'umugira inzika ntabwo umukishijwe inzika ntabwo ari nziza ibyo nibyo biranga umukristo imana mwinshi ishobora rwose kandi ibyo byose birengaho murakomeza baranabana birengaho kandi ukaganira n'abayobozi bishobora abantu bake bishobora bake cyane rwose reka rero dukore twebwe kwa muganga yego murakoze tujye kwa muganga yego ariko muzabishyiraho uzabikora muzabishyiraho abantu bazaburikiye cyane ibyo bifuza uzabikora dukore twese ibyo tujya kwa muganga ukurikirana izo gahunda birabasanga n'abaganga baje muri kontorore n'iki yego bitangura bakwakire noneho tuzakira n'ubundi murakoze bari muri noneho baganire neza mu kigo iyo ubwira abantu amazina yawe yose yose Ujira gaya tugasenge baranze